Kirabaroma aravuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni ibyago, ni amakuba, ni ukuburara? Oya, aravuga ngo menye neza yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye. No pesta for a drome. Nk'akajugujugu utwika igitambo, baravuga bati Imana ya Eliya iyo niyo Mana, Imana ya Elika iyo niyo Mana. Ubundi ndababaza, murashaka mvuga Imana? Inzu y'ingambere ni ukwiye kubaza kwenda ku mbuto. Aravuga ngo zirikana ibyo avuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Aho urabwiriza ubutumwa atangira kuvuga imirimo y'Imana. Haleluya. Muriteguye kwakira? Haleluya. Fata umuntu mu bwenge Imana ibirimo. Ongera umufata mu bwenge Imana ibirimo. Ndasenze mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana n'umwuka w'Imana n'imirimo y'Imana Yesu akora bibane n'umwana wawe Yesu. Avuga abwirijwe nawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ukiturizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mugi. Yesu nzi kufita magari bihu harimo iryo wagene icyo wamitiye onu kugira ngo zagere mu ijuru amahoro. O icyo wamitiye onu kugira ngo zagere mu ijuru tuzabibi turamye gendana nanjye tuzamuririmbe atwe. We urumva turi kumwe koko? Hagarika, urumva turi kumwe? Imana iguha umugisha. Urumva turi kumwe koko? Imana ibaha umugisha. Nababwiye nitwa Bonaventure Habimana. Nagerageje ko ndumva nageze hano kare pe. Numva twatangiranye n'iteraniro kandi ndumva umugisha nawo hawe. Hanyuma rero mu minota bamaye ndumva ariyo kubasuhuza, reka mbasuhuze nimubona umwanya muzantumira nze tuganire. Dusome ijambo mu gitabo cya Efeso. Paulo yandikira Efeso ibice 6:10, hanyuma turasoma Abaheburayo ibice byaho 2, hanyuma tuganire ijambo rimwe tugiye gukuramo, hanyuma nanjye nsenge. Ndajya kure sinabishinga mwebwe wanyu ni hano. Haravuze ngo ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera kandi murangije byose. Dusubiremo. Ibisigaye ntago habonerega nicyo kibazo. Haravuze ngo ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ko namwe handitse mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi n'abategeka b'iyisi y'umwijima. Intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Mwakira ijambo ry'Imana. Dusoma Abaheburayo ibice 2, hanyuma tugana ijambo ry'Imana. Haravuze ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Ndarisubiramo. Nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise Jona twigishije kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mwakira ijambo ry'Imana.
muri izi ntwaro Pawulo avuze ndashaka kuvuga intwaro eshatu hanyuma nsenge zari 10 zirindwi zazivuga ngarutse. Hanyuma ndashimira Imana ko Imana inyemera ko hano, kandi ndashimira Imana ko Imana namwe yabanye namwe, kandi dushimiye Imana ko ivugana namwe ari ivugana natwe i Kigali, ku Imana hano ariyo i Kigali, ku Imana y'abarebare ariyo y'abagufi, ku Imana y'abagenda mu nzu mu modoka ari y'abagenda n'amaguru. Ndashima Imana ko Imana y'abata muri etaje ari y'abata mu nzu z'ibyatsi, ariko mwavuze ngo amen, yo ntabwo izabura kwitwa iki Imana. Yakobo yaranditse aravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, aravuga ngo kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, aravuga ngo iry'Imana yasezeranyije abayubaha niryo azambara. Munyitabe ngo amena. Hanyuma ndabizi neza ko Imana iri muri riteraniro, nimba n'iminota bampaye ndayigabanya, ariko hanyuma twumva ijambo ry'Imana. Imana aho umugisha. Hanyuma nkunda ijambo ry'Imana, kandi nkunda Imana, kandi umuhanuzi Imana iduhana umugisha. Merutse kujya ahantu rimwe ndicara ndatuza, abanyamwuka baza kwirukana dayimoni ndimo. Kubera ko batambonaga nsara nkabo, baravuga ati toka twirukanye intasi. Kandi nitume n'umushumba wa paruwasi wa DPR ndabihorera. Umushumba nyakiriye kubwiriza, bamwe barihana. Hari abantu bicara batuje bakurura ineza y'Imana nezo y'Imana. Hari n'abandi bafashwa bagasimbuka, buri wese afite impano ye yahawe n'iki n'Imana ishobora byose. Sifa kwa Mungu. Aya magambo ni Paulo wayavuze. Paulo witwaga Sauli, Sauli isobanura urenganya. Hanyuma Paulo yahamagawe bitandukanye n'izindi ntumwa. Izindi ntumwa Yesu yazigezeho azihamagara neza, abwira Petero bagati nkurikira, abwira Matayo wari umusoresha ati nkurikira. Ariko Paulo navuze ngo amen, ngo umunsi umwe ngo akajya arenganya ubwoko bw'Imana. Munyitabe ngo amen. Munyitabe ngo amen. Ndabizi neza ko turatandukana mudashaka kongenda. Ndabizi Imana yampaye favor. Hanyuma ntago mbinyiga ngo mu nkunde rwose mukoma amashyi, nuza kumufashishwa uyakome, nutana yakoma unkurikire gusa tu. Hanyuma ngo akajya asanga ubwoko bw'Imana busenga akabarwanya, yasanga bari guhanura agakubita, ariko Imana imucungira hafi. Iyo usomye Bibiliya iravanga abayuda barusha icy'abandi, babarusha mu buryo bwose. Icyambere babitse ibyavuzwe n'Imana ishobora byose. Ndumva mutari kunyureka nigira hano bareho banyumva, muvuge ngo amen. Mbibutse ko mu bintu bitatu bifite agaciro amavuta arahenda. Muracyumvise? Iyo umuntu agiye kwa muganga akavuga ngo ntiwemere kongera kurya amavuta, ataha yasuherewe. Iyo imodoka idafite amavuta igonga moteri. Muracyumvise? Mumba rero ntimumenera amavuta, ahubwo munkurikire. Mwavuze ngo amen. Undinde imitagangaro itana narisengeye mfite amavuta ndi umuhanuzi. Imana itugirire neza. Haleluya. Ndabizi neza nubwo wenda mwakunze mama Vanessa, mushobora kuza kunkunda kumurusha, cyangwa mukadukunda kimwe. Hanyuma kuko nawe arabizi nuko afite umwanya mutoya, iyo amenya ko naje hano abayaje aho ndabahari, kuko turambarana arabizi. Nawe ntabwo rero yafata umuntu uje gutera ipasa ngo amuboherereze, yohereza umuntu ufatika. Muvuge ngo amen. Hanyuma iyo ufashe urugi rugonga ukarushyiramo amavuta, ntirwongera kugira gute kugonga. Iyo utetse ibiryo ugataga shashi k'amavuta, mu gitondo ishishi zigira gute ziragatona. Ndetse n'abagore bisiga amavuta agiye atandukanye, ari mu byiciro bigize gute bitandukanye. Ndagira ngo umufate mu kiganza umubaze ngo ay'Imana niyo adahenze. Mubaze ngo amavuta y'Imana niko kadahenze. Tera haleluya. Paulo warenganyaga, igihe kimwe ngo Imana iramucunga. Bibiliya ivuga ngo ijwi riramuhamagara ngo Sawuli Sawuli undenganiriza iki?
aravuga ngo ninde ndenganya, aravuga ngo ni Kristo w'i Nazareti. Ako kanya Paulo ngo yikubita hasi, aravuga ngo uri umwami w'abami. Kuva uwo munsi ijisho rye rihita rihuma. Paulo atangira kubwiriza ubutumwa, atangira kwandika inzandiko, yandika inzandiko 13, yandikira Abatesalonike, yandikira Abafilipi, mwavuze ngo amena, yandikira Abaroma, yandika inzandiko za gishumba, yandika iz'agakiza, yandika iza muri gereza. Ageze mu rwandiko yandikiye Timoteyo rwa kabiri ibice 2, aravuga ngo nuko rero mwana wanjye leposta fo edrome, aravuga ngo ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Aravuga ngo kandi elopestance, ibyo wanyumvanye imbere y'abashado, imbere y'abashumba, ubimenyeshe abo kwizerwa bazashobora kubyigisha abana. Aravuga ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Aravuga ngo ntawaba umusirikare ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakinejeje wamwandikiye umusirikare. Aravuga ngo umuhinzi uhinga mbere ni ukwiye kubaza kwenda ku mbuto. Aravuga ngo zirikana ibyo avuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Aho urabwiriza ubutumwa atangira kuvuga imirimo y'Imana. Reka mbabwire, si muri Pentecote, si muri arekore mubiki, si muri Pentecote neza 25 ni nk'iyo gusuhuza. Sindahanurira abantu hano, abantu bafite ibintu bikomeye byabacanze kandi bakeneye ko bicanguka uyu munsi, kandi Imana yanyohereje, kandi Imana ntiyabonetse n'igihe yatumye. Nzagendera muri mwe, nzakorera muri mwe, nzaba Imana yanyu, muzabahungu n'abakobwa banjye. Ntabwo muzabona Imana imanuka nk'ikimanuka, dore uyarimo Imana, uyarimo Imana, uyarimo Imana. Imana twebwe turi biro z'Imana, Drome. Kandi mujya mugira icyo bita icyizere. Uburamutse uhagarara ukavuga ngo kandi nasara, kandi nasara, ukavuga inshuro 10 wahita usara. Paulo yandikiye Abaroma aravuga ngo ikibi cye kubanesha, ahubwo munesheje ikibi icyiza. Umuntu navuga ngo uzaba imbwa ukabyemera, uzahita ubona umurizo hari inyuma. Bose ni abarisansiye, ariko aho mfite ntabwo nyavuze ko impamvu z'umutekano wanjye. Muhobere mubwira ngo twese twarize byatewe na segisiyo twahisemo. Tala haleluya! Unwavuganye n'Imana abameze nka mine yigenze. Unwavuganye n'Imana nta mudayimoni umufata. Bibiliya yaravuze ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye agapasite, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Aba ntibabyawe n'umugore, ntibabyawe n'umugabo, bitwa abana b'iki b'Imana. Aravuga ngo bakundwa, murebe urukundo rukomeye Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana. Ndagira ngo umuhobere mubwire ngo gabanya iterabwoba ry'abadayimoni aho ngaho. Kubise ngo Mana ngo nakubonye ngo ntumbonye. Soma sengesho. Mana ngo uzongera umbone ngo nakubonye ntugeze gute? Barakubeshye. Murahiganwa se n'iso wanyu. Imana ihorana icyubahiro mu bumana bwayo. Kandi systeme yo kugira ngo Imana ivugane nawe uri mu iteraniro wigira nk'ikigoryi. Mwanyumvise? Niba ivuze ati mwese amavi tayari, izanye ibintu by'ubuzayifu, uzezengerana ndetse poromi kamera nk'icyangwa cy'ubutaka. Urashumba ukajya ushumba nta tuvuta, ukajya ko nta kintu gihari kubera ibyubahiro. Kare Sawuli yabaye imyaka 40, Imana imwemeramo 2:3 yose 0. David 3:8 imyaka 2 yonye. Muvuge ngo amen. Paulo avuga ubutumwa ngo ijisho riranindira, yahaniye abantu tizo beniforia, Imana ibahaye imodoka, bati nawe nibazigira gute iyiguhe.
Pawulo ngo ajya gusenga Imana, abwira Imana ngo Mana wantabaye. Bibiliya iravuga ngo iramusubiza ngo ubuntu bwanjye bugeze gute buraguhagije. Agaruka avuga ngo tugaragara nk'abatariho ariko tugize gute turiho, tugaragara nk'abapfuye ariko turi bazima. Yandikira Abikorino ba 2:16 aravuga ngo nicyo gituma tudacogora nubwo umuntu w'inyuma asaza ariko umuntu w'imbere ahora ahinduka mushya. Aravuga ngo kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi. Ariho bamugafate mikoro ye. Ibi bintu ndabizi ko bifite agaciro, birirwa mpereza abantu ibintu batakira, reka mbijyane Kacyiru kuko yewe namaze kwisobanukirwa. Nka kajugujugu utwika igitambo, baravuga bati Imana ya Eliya iyo niyo Mana, Imana ya Erika iyo niyo Mana. Ubundi ndababaza, murashaka mvuga Imana? Erega Erika aranzi, Eri ntabwo nzi. Murashaka mvuga Imana? Musaba abashumba munyakira iminota. Kuruba bankubisega iminota ngo umwigisha nigisha ibiterane iminota ngo mwantumiye. Imana ibeze ibyaha. Hanyuma haleluya rati Pawulo avuga ubutumwa, abwiriza ubutumwa, ageze i Kolosayi arababwiriza, aguma avuga ubutumwa. Mwavuze ngo amen. Yandikira Abaroma aravuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni ibyago, ni amakuba, ni ukuburara? Oya, aravuga ngo menye neza yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye. No pesta fo edrome, no tando kodesti fo, no pesta se edrone fo menia, la sharabini wes idakwiriye. Yanshizeho kamera kandi narayanze Imana nabuje itubi. Narangaye Imana inyesi nuko. Noneho araba yayemera hari nabo yayibujije. Noneho nka kajugujugu utwika igitambo, baravuga bati Imana ya Eliya iyo niyo Mana, Imana ya Erika iyo niyo Mana. Ubundi ndababaza, murashaka mvuga Imana? Erega Erika aranzi, Eri ntabwo nzi. Murashaka mvuga Imana? Musaba abashumba munyakira iminota. Kuruba bankubisega iminota ngo umwigisha nigisha ibiterane iminota ngo mwantumiye. Imana ibeze ibyaha. Hanyuma haleluya rati Pawulo avuga ubutumwa, abwiriza ubutumwa, ageze i Kolosayi arababwiriza, aguma avuga ubutumwa. Mwavuze ngo amen. Yandikira Abaroma aravuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni ibyago, ni amakuba, ni ukuburara? Oya, aravuga ngo menye neza yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye. No pesta fo edrome, no tando kodesti fo, no pesta se edrone fo menia, la sharabini wes idakwiriye. Kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe. Uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe. Uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Komera Imana amashyi mbariyo mwavuganye. Imana ishimwe. Zamura volume. Nabigambiriye ko nzaguha umugisha, narirahiye ko nzakugirira neza. Nabigambiriye ko nzaguha umugisha, narirahiye ko nzakugirira neza. Tegerereza mu gusenga, ugereho no kwizera, mu gihe gikwiriye uzabona ineza yanjye.
kuko ndi kumwe nawe. Ntiwihebe kuko ni Imana yawe, uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntiwihebe kuko ni Imana yawe, uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. zamura igikumwe gutya, yamajwe akubwira ngo ntibizasohora, sakuza cyane ubwo ngo bizasohora. Amen. Ko wagize umugisha nakumenya izina, nicyo cyiza tuma nanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Uzaca mu bikomeye nzaba ndi kumwe nawe, ibiteye ubwoba nacyo biza gutwara. Haranira gukiranuka kandi ukora ibyiza, nagenza guheka ugeze imvi zibaye uruyenzi. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntiwihebe kuko ni Imana yawe, uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntiwihebe kuko ni Imana yawe, uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ongera umfashe tuyongere amashyi. Imana ishimwe. Haleluya.